icyo nabwira abanyarwanda gusa aba bantu bakwiye kudusapotinga by'umwihariko abantu bafite channel ziri hejuru bano ba TV show ba Irene basabe mureke ibintu by'ubugona muzamura abana aba bana n'abanyarwanda n'uzamura umunyarwanda nawe ubwawe uzaba uri kwizamura kuri no kuzamura igihugu muri rusange. Mubyeyi shyigikira umwana wawe niba ubona hari ikinazi nubona hari ikinazi gukora mushyigikire utagendeye gutya mushyigikire. Icyaha cy'ubusambanyi hano hanze cyafashe intera. Mwumvishe umupasiteri ejo bundi bafatiye Musanze pasiteri. Sinubwambira tugiriye nkuru. Ariko nanone kugira ngo ujye mu butinganyi wasambana. Kugira ngo ujye mu butinganyi koko. Kiza n'Imana wabikomojeho. Abafashe ni bagenzi bacu ngo kugira ngo tweke no kuba wenda ngo kugira ngo ujye mu butinganyi kujya njye mu butanganyi nasambana. Nangwa n'abakobwa wenda abangaba bita ngo n'abarizibiyeni nane bari abarizibiyeni. Of course. Ariko bibaze noneho abatipe babiri. Kumva ngo umwe ngo ni umugore wundi. Yes, of course, your boy Beneficent uko bisanzwe. This is Vibes TV. Every smile count. Mbabwira ngo buri kamwenyu kose karabara. Today ngira ngo uyu mwana cyangwa se uyu muhungu cyangwa se urubyiruko cyangwa se uyu musore kuko aracyari umwana kuko aracyarerwa n'ababyeyi. Ngira ngo mumaje kumumenyera, ngira ngo kuri Vibes isubwa mbere tumutumiye, ngira ngo ni nk'ubwa ububaye bwa kabiri, ariko none cyatuzanye hagara kumubaza kuri fashion ize, ntanubwo kumubaza kuri byinshi. Yatubwiye ko yatangije campaign yo kwambika abastari, kuko murabyibuka ubushize twaramubaje se kubera iki udashobora kwambika ibyamamare kugira ngo branding wenda imyenda yawe na company ya muri rusange. Namubwira ati rero ndacyari kubitegura, collection ndi kuzikora, ariko uko nzajya mbona collection nziza kandi nkomye nshaka muntu ushobora kuyambara. Umuntu ushaka kuyambara. Yes. Hejen. Yes. Meze fresh. Nabonye abantu benshi muri comment baravuze ati umuhungu ibintu bye ni byiza turabikunze. Abenshi batubwira ati komereza aho ngaho. Cyangwa se niba tuzisoma bariya ni abantu baba batwongera imbaraga mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo n'ikintu ukora ubashe kugira strong, umve ko ari ikintu gikomeye. Yes. Uyu munsi rero tugusanze ahantu ukorera cyangwa se wari usanzwe ukorera, kuko duheruka tubwira ngo ngiye kwagura ibikorwa ariko mfite aho nkorera. Tugeze Imana zo gusanga ahantu ukorera. Waduhamagara tubwira ati ngiye mfite umuntu w'umusitari ngomba kwambika. Uranatubwira ati bibaye byiza mwahagera kugira ngo wenda mubyereke Abanyarwanda. So niyo mpamvu yatuzanye hano, ariko mu gihe wenda kuko ndabona wowe watubwiye ntago arahagera kugira ngo tubashe gukora, ariko nanone ntabwo twatwicaye gusa, kuko iyo ugeze ahantu nk'ahangaha ugomba kureba ibintu birimo ukadusobanurira muri makeya, ukatubwira ati iki ngiki gikora gutya. Ese ko ndeba uri gusoma ibitabo uri kureba n'ibiki, uri umufilozofi. Buri gihe umufashion designer ahora afite inyota yo kumenya yo kumenya kareba ibitabo by'abandi bantu. Ubu nawe ndi kureba different models. Turaza kugira aho tubyereka Abanyarwanda hari wadusobanurira. Ndi kureba model bagiye batandukanye, kuko ntago wakora ikintu nta mu model. Muri fashion agomba kubonekamo mu model, ugomba kwambara umwenda wawe kugira ngo ubashe kugaragara kuri social media. Mbese ni ikintu dukora bita fitting. Yes. Wenda dukomoje ku muntu ugiye kwambika, ko waratubwiye ati ngiye nahisemo Yakamwana. Ni iki kintu cyatumye uhitamo Yakamwana? Yakamwana ni umuntu ukunda guhora boostinga kuri social media. Yes. Yakamwana barahari benshi cyane, ariko ngiye nifuje kubanza guca kuri Yakamwana. Ngewe akenshi nkunda gukora imyenda, reka mvuge y'igitsina gore n'imyenda y'igitsina gabo ndayikora. Abantu bamwe na bamwe bazi ko Yakamwana akunda abakobwa cyane cyane, size no gukunda abakobwa, nanjye ndabakunda. Yakamwana ni umuntu ukunze gukunda abakobwa. Kandi target customer yanjye nkunze gukora imyenda y'abakobwa. Ni cyagiye muri fashion industry wicara ugatekereza ati what I have to do, ngomba gukora iki. Ndica ndatekereza ndavuga ati reka mpere kuri Yakamwana, none target customer Shadibu, aziranye na Shadibu. Gute nagera kuri Shadibu? Nshobora kuzagira andi mahirwe runaka Yakamwana yanjye guha na Shadibu akagenda no yambaye outfit cyangwa se yagarutse mu Rwanda akavuga ati ngiye
wansize mu gihugu ariko nta wundi muntu ba Nyakso barakina abandi bose ariko nta muntu nzi wahuye na Shadiba nta wundi nzi the reason why rero nahisemo Yakamwana kandi face na shape size afite tukayigarura mu muco nyarwanda tugashaka uburyo nyine abanyarwanda bacu bagira look ya made in Rwanda mu myambaro yacu noneho by'umwihariko bakabasha kwambara heji. Wenda ngira ngo turaza wenda nawe kumubona kuko watubwiye ko arimo kuza tuba turi ko nyine turimo tugenda tuvuga ndagira ngo ubanze udusobanurire hano turi kubonamo ibintu byinshi turimo kubonamo amasaro watubwiye turi kubona bwa budodo bwawe turimo kubona hejin ngira ngo wenda amarogo yawe turimo turayabona ariko hakazamo n'ibindi bikoresho ndi kubonamo impapuro ndi kubonamo amapenso ndagira ngo dusobanurire no muri kudoda se murashushanya dusobanurireho gatoya mu gihe dutegereje umugabo. Yes ubundi muri fashion industry hari umutayeri umutayeri ntabwo tumwita umu fashion designer umutayeri ni wa wundi uzanira modeli like this cover iyi modeli Knowless yambaye ndashaka kuyinywa iyi mwenda Hejin yakoze ndashaka uwundodera. Noneho twebwe ni cyagiye dufata cyo collecting different ideas none tukazishyira ahantu hamwe hano rero muri makiya na ahantu collectingira ideas zanjye nkuko muri kubibona hariya hari ikintu nita inspiration board cyane ni tableau inyespira nkiraho mungu mwasanze hariyo bikiya kuko mfite collection ya kabindi gutegura niyo mpamvu hariho utuntu dukeya yani inspiration board utuntu genda nashyiraho tugiye dutandukanye tubasha gutuma nubaka collection runaka nkuko turi kubibona turaza ko turi kubibona hariho amasaro indodo utuntu tugiye dutandukanye biriya rero nibyo ndi kubaka niyo collection ndi kuzamura ndi gukora muri iyi minsi ira inspiration board hano dufite like pencils and colors nkuko wabimbajije ngo hano ngo turadoda no gushushanya fashion designer agomba kuba afite spirit yo gushushanya nkuko slogan yanjye bivuga the spirit of trend setting the spirit of fashion setting trends. Niba uhumeka umideri shyiraho ikintu kibe trend gishyiraho kigerweho izi ni clocks banashushanyije ubu nzikigaje kuzikalaringa gushyiramo amakara n'imyenda izasohoka ejo bundi. Ibi ni ibimfasha kuzuza collection zanjye. Noneho imashini yo ikazamo gute? Imashini nkuko uri kubireba harimo Hejins logo haba harimo amafoda agiye atandukanye ya za fashion show nagiye nitabira zigiye zitandukanye niho mbibika ama collection mfite agiye atandukanye biramfasha muri research ntabwo wakora ikintu udakora research nkuko nakubwiye atano niho collecting ideas wa collecting ibintu udafite aho ukura ibintu ni social media ujya kugukareba ukavuga ati Kezemu yakoze iki cyane cyane nge nespirwa na Louis Vuitton ziriya t-shirt brand ba brandinga kuko nanjye natangiye ku brandinga t-shirt kandi mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu tubizeho. Niho collecting ideas iyi mashini imfasha research hari n'amakadi dushushanyiriza muri mashini nayo iramfasha. Wenda ngira ngo baragenda babonamo amashusho ukuntu ibintu wenda ibyo turi kuvuga ko bimeze gusa ndi kubonamo n'imyenda wenda tugeze imana yo kugusanga hano cyagiye tuzana utuntu duke ariko turabonamo imyenda myinshi wenda iby'imyenda tuza kuza kubijyamo nyuma y'uko wenda Yakamwana amajije kugira ahangaha ariko hagati aho ngaho ndagira ngo umuduhamagara twumve ahantu ageze kuko urumva already ikiganiro cyatangiye umuntu ukamuhamagara ugasanga nako ntahari abantu benshi bashobora kuvuga ati bimeze bite wamuduhamagara nta kibazo mu kiganiro ko twe biremewe yisanzure nanjye nabwira abantu rero ko waba ufite impano runaka waba ufite iyo kuririmba yo kudesigninga nagufata uraza kuza kutubwira waba ufite impano yo kudesigninga yo gukora fashion yo gukora gukina umupira ntabwo ndabona umuntu w'umukinnyi w'umupira yagiye kutwiga ukuntu bakina umupira abisangiza abanyarwanda ariko watwegera ukandika ukavuga ati ngenda shushanya ibintu n'ibi sinzi urashyira mu speaker kugira ngo bifatuze kubyumva ntaza kuza kubivangavanga nakubwira ngo rero twandikire muri comment Vibes TV then numara kutwandikira kuri comment ugire gutye uze tugukoresha ikiganiro utubwire uko ibintu bimeze bagira umuhamagare uriya abastari ntabwo umuhamagara rimwe ngahita apfa kuza
urongera umuhamagare kugira ngo ibintu bigende neza. buriya abasitari kugira ngo bafatishe biba bigoye. Ariko wenda nawe ufite gahunda ntabwo byakanga kuko nawe ushyiraho speaker, ushyiraho mikrofone ubu uri kumamagara mu kibazo. Allo ni fresh. Ndahari ahubwo nakomeje gutegereza niko ntekereje kuguhamagara numva gutaraza. Okay nta kibazo, reka mbabwire bagukingurire. Wajya kumufata nta kibazo ubundi. Sawa reka nze nkurebe. Sawa reka ajye kumufata ubundi dukomeze ikiganiro ngira ngo muraza kumva byinshi, muraza kubona wenda fashion yamuteguriye. Hejen wajya kumufata nta kibazo. Tegereje ku muryango. Sorry twihanganire. Fone ya nawe ririho ariko. Ubwo yabanje kwikuraho. Yes Yakamwana. Gwemeze tumusaza. Ni neza se? Ni neza. Ariko ntabwo ari ubizi ko mba nahageze. Niko abakuru ese mwana muziranye gute? Aba ngaba. Yo Vibes no. Iramfasha mu buzima bwa buri munsi. Ubu ntabwo wari uzi ko bari bose. Ntabwo nari nzi ko bari hano kabisa. Bitewe n'ikiganiro nakoze bwa mbere byari ingenzi ko iyo mupeti yakoze ibiganiro. Urabizi ko ujya usanzwe dufasha kuri Vibes. Ariko akora ibiganiro tumuha igitekerezo mwe ati weho uzajya ushaka ibyamamaro byambike. Then nyuma ntangaza no kumva mbwiye yabwiye Yakamwana. Ese Yakamwana oya uyu nguyu rwose ntureba se. Arambwira ati se kucyo hisemo Yakamwana. Made in Rwanda rwose urabona ko mba ndi stand by ngewe ndi karesi wawe. Yes. Yarambwiye ati Yakamwana bwa ntago ubizi. Wewe nujya ufata umuntu uzafata umuntu ukunda igitsina gore kandi noneho amprise. Samuwani. Umukongole. Ubu njyamamagaye. Ati bara n'abatsape. Ubamamagaye mvuye no gusenga ngewe. Buriya dimanche ngewe iyo nagiye muri ibi bintu by'ama YouTube n'iki banagiye gushima Imana. Niyo mpamvu somba yakenda n'ubundi kameze nk'akabarokore. Buriya rero hari abantu bazi ko ngenda umusinzi ntajya nsenga ubu mba mvuye gusenga. Reka genda. Yakamwiziriye ijambo ry'Imana. Mwiziriye ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana bavuze ijambo rya mbere batubwiye baravuze ati ntukifuze umugore wundi. Kuva mu byaniko kujijura. Kuva mu byaniko kujijura. Byose rwose padiri yabivuze ngende umukatolike. Ati ntuzifuze umugore wundi. Ntuzifuze umugore wundi kandi icyo kintu nge nicyo kintu kindangaza. Nicyo cya mbere nkuru. Kumva n'umugore w'abandi banatambutse ibuno riri kujegera mu gitenge nangwa se riri kujegera mu kanzu. Barabyanga bikunze icyaha cyo kwifuza nkabanda gikuze. Ubuzuvuye wihanye. Iyo ni step ya mbere yatumye nkunda Yakamwana. Oya basi urihanye. Oya kwihana twihana buri munsi. Kuko n'abatwigisha kwihana nabo bakora ibyaha. Ntawe udakora icyaha ko baravuga ngo n'intungane bwira icumi karindwi. Cyo twibutse tukajya kwihana ukabwira Imana ati Mana mbabarire cyo n'ibigeragezo biri kuri iyi abakobwa baraha amabuno rwose ari hanze haratugerageza kwihangana bikanga ariko iyo wibutse ugapfukwa mugasaba Imana imbabazi buri Imana cyahero n'ikimana. Reka tukwakire mu kiganiro Yaka. We nagira ngo usanze kigezemo hagati ariko turakomerezaho kuko n'ubundi twageze hano batubwira ko n'ubundi ushobora kuba uhaje dusanga ntabwo uraje ariko Imana ishimwe ubwo tukubonye kugira ngo wenda abantu kunze ba Vibes tubavuga twababeshye cyaza bimeze gute gusa iyo ni confirmation. So hari ikintu nshaka kukubazaho gato mbere ko dutangira mu cyatuzanye hano. Yewe nkubonye mba ngomba kubyaza umusaruro. Niba wenda umbwira ati mvuye gusenga ariko bambwiye ngo kwifuza umugore wundi ni icyaha. Ese uramutse wifuje umugore ariko utazi ko ari uwundi mugabo kuko urabizi hano i Kigali ushobora kubona umuntu yigize isireye kandi afite imbyaro nk'eshanu cyangwa se afite umugabo
w'umusirikare sibyo ariko ukamwifuza utabizi ko ari umugore w'umusirikare no kuri ya ngingo yawe mukageraho icyo gihe aba ari icyaha uya ni icyaha kuko urumva kandi utazi ko ari umugore wundi uba ukoze ibyaha bibiri ahubwo cya mbere wifuje cya kabiri urasambanye kwifuza gusa urumva uba ukoze ibyaha bibiri Yakamwana numenye uyu munsi yafashijwe kabisa ijambo ry'Imana ryamugezemo kabisa yes ariko njye hari n'ibintu mvuga gusa ari kugira ngo ndyohereze abantu se bafite stress ariko ubu ninjye burangiye ntinya n'icyangiye yes uretse kwicyaha gusa kiri kumfata muri iyi minsi ikintu cyerekeranye n'ubusambanyi nta nubwo ari njyewe gusa buri ubusambanyi buri hanze bamaze gufata indi ntera gusanga umugore agata umugabo we mu rugo akajya gushaka umugabo w'abandi ibyo bintu ndanabitinya naza tuvuge kuri isugi nako nta mugabo w'isugi ahubwo ni imanzi nkunda abakobwa ariko ntinya gukora icyo cyaha ntabwo abakobwa bo ndabakunda ntabwo uragikora kuva iwacu se bararoga yijijishaga uri kutujijisha ariko nkimenya ubwenge narabiretse Cyubusambanyi hano hanze cyafashe intera mwumvishe umupasiteri ejo bundi bafatiye Musanze pasiteri sinubwambere batubwira iyo nkuru ntabwo bwambere ariko nanone kugira ngo ujye mu butinganyi wasambana kugira ngo ujye mu butinganyi koko iza n'Imana wabikomojeho abafashe ni bagenzi bacu ngo kugira ngo atwike no kuba wenda ngo kugira ngo ujye mu butinganyi kujya ujye mu butanganyi nasambana nangwa n'abakobwa wenda abangaba bita ngo n'abarizibiyeni nane bari abarizibiyeni of course ariko bibaze noneho abatipe babiri kumva ngo umwe ngo ni umugore wundi ejo bundi mperutse kubabona rwose bari gutambuka abantu banyereka abatipe babiri barabwira ngo uriya ngo umwe ni umugore tutagiye kure hari iyo story mana we nari nyifite ku mutima we murananyibukije umujama w'iwacu yari yarigize umukobwa noneho agira amahirwe ajya United States ajya muri Amerika agezeyo akajya abeshya umuzungu ngo ni umugore kuko ari muri Amerika hari ibinini barya ibana bakazana amabuno ibana ibuno rikaza umutipe bimwe yakoraga hano na hano n'ubundi yari yarigize umukobwa tumubebi abeshya umuzungu w'abandi ngo ni umukobwa baragenda akajya amurya amafaranga none sinzi ukuntu bageze mu buriri umujama akuyemo wa muzungu asanga umutipe ahubwo afite igitsina cya danje kirenze iki asanga amurenzeho uzi ikintu umuzungu yakoze abazungu buriya nta mikino bagira nicyo mbakundira yahise afite imbunda aramurasa aramwica iyo nkuru irazwi rwose baraduhamagara ati wa mujama w'iwanyu rwose baramurashe rwose ibintu mwe rero ngo muri abakuzi mwabagabo mufite ibibazo nabivemo naga ibyo nitwe tubishyize cyo nkundira abazungu yahise amurasa nta muntu nzaha ikiganiro mubwira ngo vuge ku butinganyi bwawe cyokoze niba gukubita nzaza kukureba mvuga ati wa mutinganyi bamuhondaguye urumva cyangwa se byagenze gute ariko njye mfata inkuru ariko nta muntu nzahamagara ngo aze kwamamaza ubutinganyi kabije oya birakabije nta nubwo ibyo Museveni aherutse kuvuga ati wapi abagore bari hano hanze ko bateye ishozi ko bameze neza murajya kwirwa muvuga ngo abahungu ku bahungu abakobwa ku bakobwa nko mu Rwanda n'ikibazo gikomeye mu Rwanda ndamushyigikiye bitewe n'abakobwa nibonera Imana ntizambarire nibona mbaye umutinganyi bitewe n'abakobwa nibonera hanze reba mu Rwanda reba ibintu tubivuga gatoya reba mu Rwanda abakobwa bahari kwijanisha imibare yarasohotse nibo benshi nibo benshi none abakobwa nk'abo bagiye wenda abakobwa buri bagenzi babo ko babaye benshi bafite impamvu ibatera ngo umuhungu mugenzi we koko vraiment abanyarwandakazi koko vraiment ni ikibazo gikomeye vraiment muri Afurika dushobora kuba turi nko mu bihugu nka bitatu bifite abakobwa beza abakobwa beza abakobwa b'i Rwanda tubave wibavuga kubya His Excellency Museveni ngo we yabagenje Museveni yaravuze ati reba abakobwa bahari kuntu ari beza reba abakobwa ari abayo n'abakonyine buriya abenshi banajyayo mu Bugande ni wabo urumva akavuga ati reba abakobwa ukuntu bameze sibyo reba abana kuntu ari benshi ari beza urajya gushaka umuhungu cyangwa umukobwa mugenzi wawe kujya gende gute ngiye iryo tegeko ndaritoye muri Uganda abadepite baraserebuye baravuga ati badepite twebwe ntago dushyigikiye ibintu by'ubutinganyi nta mutegeko dushaka iwacu kabisa Museveni ndamushyigikiye rwose songegera bajye bazirasara rwose ariko
kumwe na Yakamwana ntago wataha oya niyo kaba bimeze so yakareka twigarukire wenda ku bijyanye n'ikiganiro twe turimo kijyanye na fashion uyu munsi Yakamwana tumubonye muri fashion nyuma yuko tumubonye mu bijyanye n'umuziki cyangwa se ku influencinga kuri social media tumubonye muri fashion wafashe umwanzuro wo kuzajya noneho ukora n'abafashion bijyanye ubu ndi kumwe n'uyu mu fashion ubu ntunyambika urabona ndakeye made in Rwanda ikinababwira ibintu byacu bya gakondo by'iwacu tugomba gukunda ibyacu rero yuko tujya kurura ibindi by'abandi tugomba kubanza tukikunda twebwe urabona ntakeye Yakamwana ubushize uratubwiye ngo ngiye mfite projet yanjye nanjye ubwanjye yo gufata imyenda nkayijyana muri Amerika akaba ariyo nyicururiza nkafata amakariso nkafata amasutiya nkafata indi myenda ariko ntago twari tuzi ko uzinjira no muri made in Rwanda byabihuye yuko imyenda yawe ugiye kuzajya ukora na hygiene noneho kuri rya soko ryari ry'abantu woherezaga imyenda hanze nawe ukajya ufata mu myenda y'imwe n'imwe kuri gisozi imwe na zimwe ukazicuruza hanze uya made in Rwanda urumva njye natangiye no gusunika tayari ubu ngubu made in Rwanda rwose haba Michigan Texas Arizona Kentucky rwose made in Rwanda zagezeyo n'undi muntu uzishaka aguhamagara n'abandi batipe biwacu rwose bari United State bohereza n'amafaranga tukaboherereza made in Yakamwana ariko njye ndashaka Shadibu umwana avuga ati njye nshaka uzampuze n'abakobwa kandi abizi ko muri industry abakobwa benshi muziranye urabona Shadibu ni superstar umwambitse rwose byaba ari sawa hari n'undi nakubonanye nawe bita Asia Mabuja Asia uriya ni Mabuja United State uramutse wambitse abari abantu nubwo fashion industry nta bandi bantu wakenera bo bakuzana barahaje bariya fondation ni kwa Yakamwana Yakamwana we ikintu ndashaka ibintu n'abantu ubamenye Yakamwana ngiye kumwambika the face naberwa ruzamura mugenzi akavuga ati ndashaka azajya no kurega wasaba gusa ko Yakamwana abakobwa b'i Kigali bamuharira niko nabyanzura ahubwo reka tujye mu gikorwa nyirizina turagira ngo utangire umuhango wacu kugira ngo wenda twereke uburyo kigiye kwambika Yakamwana then nyuma yo kumwambika turamubaza nawe uko bimeze uri duclosing ikiganiro kuko ibyari bituzanye no kugira ngo dukavaringe wenda turebe n'icyo ushoboye nawe n'icyo ashoboye yakareba kumamagara ari benshi baragiye gukora interview n'ahandi hantu so reka dutangire umwambika ngira ngo wenda murabibona ko arimo gushaka imyenda yo kumwambika gusa showroom irimo imyenda myinshi kuba kinini ariko ni imyenda barakoze so hey Jen badushakira imyenda uri bumwambike amaye nka data mureka kwira myenda yakafite urabona iyi ngiyi yambara iri ni ikoti iyi ngiyi iyi nayita ni unisex ishobora kwambarwa n'umugore ishobora kwambarwa igitsina gore n'igitsina gabo iyi ngiyi hari stylist nigeze kuyambika hari star nigeze kuyambika Yaka ntabwo iyi wayambara utagiye stage kandi we none nsigaye numva ngo uri mu mana none mbaye nk'intare neza uno munsi naguhitiye iki gikoti wambara ukakimako Yaka fata fiti ya cya gikoti zebra switch rwose twere uno munsi naguhitiye niyi kiramo naka no yakandashaka kwambika ibintu biri classe ukunguko iyi pantaro nini urabona ni ishati iyo ni ishati iyo ngiyo ni ishati ariko umuntu urabona ubundi aba designer ukuntu babazi ukuntu babyambika reka wenda kugira ngo tuze kubona biri fit ndagira ngo dufashe abantu dukurikiye kugira ngo designer Hagen dufatire umwanya yambike Yakamwana then nyuma tubereke se biramubereye kuko turi mu myenda yakaba ari hitiramo yakaba bayihitiyemo iriya y'ibikoti ifite ibirokoroko nk'iby'intuza abafite ibirokoroko ifite ibirokoroko gusa hano hari imyenda myinshi cyane ikote ahubwo mwereka irindi kote ushobora kumuremera turebe ariko iryo kote ko narijya gusa nk'ibi myenda yambaye ngo ntibyajyana shyiramo turebe icyo zacyamba bigiye kureba Asia ku kibuga cy'indege kandi none Boston hari amabujari ibana ngo hari imbeho yatanje tubita snow
no kabisa ibana ariko byo Yakamwana no ayasaba nka ba 50 cent impamo y'Imana ikibazo ahita ba nka ba 50 ndaki Yako agiye gukora clip cyeta nyajya gukora clip ndi ndirimbo aho ngaho nuko uzamwambika noneho mbaye nka kofero mide neza ni gramo Paul ariko today naguhitiyemo imyenda iri class the reason why waje wambaye biri class yes yarebye uburyo wambaye tavuga ati nyiraguhitiramo class ariko urabona nk'uyu nguyu tuwukoresha kuri stage igihe umuntu agiye kuri stage umuntu agiye street kandi nkurikiye story behind y'uburyo ushaka kwambara muri iyi minsi I don't like this outfit. Yakamwana ngira ngo wenda nari kubona ukora iby'abakaratika urimo gukora urabona uyu mufashe wanjye ankorera imyenda ibana igiye itandukanye urabona iyi myenda iroroshye cyane ubu ndirekuye kabisa ubu ko waza umeze kose hajya mungu nakwata urabona hano bandi supure cyane ukunda kurwana bandi supure cyane ntabwo nkunda kurwana urabona abantu b'abakaratira nkatwe tuba dufite discipline uretse kwitabara gusa ariko njye ntabwo nshobora kwataka umuntu thank you niyo mpamvu nanjye wese menya cyakora yakakambwiza wambaye neza bad impamo y'Imana urabona imyenda burirande iyo myenda no umunsi noneho wagiye ku kibuga cy'indege yambaye bazajya bavuga ati Yakamwana ati bimeze bite ninde ukwambika ndi muntu kwambika urabona izi grife zose karimagi ni wasefu ntabwo wamenya ko uwo mwenda wakoreye mu Rwanda kabisa umufashe wanjye rero dore n'uyu nguyu ni unyambika n'abandi bose babimenye umwe nababwiraga namarizaga ngo ni easy by shop weho ugezweho niwe mukorana niba contraire arangiye ntayongere biramureba nawe avuze ko batari kumwe batakiri kumwe ubu ngubu nawe uriya wa easy by shop Abana ubu twararangijanyije umwana turi kumwe n'uyu nguyu kabisa yes ikambwiye n'abandi bantu bifuza kukwambika ko weho nta limite wakambikwa n'abantu 10 ntacyo bitwaye kwandikira bagwa amafaranga nyine bakwambike zo kwambika icyamamare of course yes ubu wenda tuvuge Hagen muri Hagen designer umuntu wa mbere tubashe kubona umustar uri kwambika ni Yakamwana zagenda ufata n'abandi kugeza igihe cyose uzumva weho ibintu byawe bimaje kugera kuri standard so reka ngusabe ko igihe cyose ushobora kuba ufite umuntu ushobora kwambika ushaka kuduhamagara nta kibazo kuko turabavandimwe thank you Abanyarwanda kubera ko natwe dushaka no gucuruza kimwe no nawe nkuko ushaka gucuruza ibintu ni win mpa nanjye nguhe thank you urumva bimeze bite rero nyuma yuko uwambitse umuntu umwenda akanawishimira akavuga ati umwenda ni super meze neza wantekerejeho wabonye ko yaje kabanza gafata uriya wo kuri stage then nyuma abashije gufata umwenda wenda uri super nkuko wabiteganyije ubona biranahura weho urumva umeze gute ku mutima thank you ubundi fashion designer yakoze umwenda afite umwenda muri shop afite umwenda mu aho ashyira tuwakaze shop atari shop ariko aho ashyira tuwakazange hakaza umustari hakaza umuntu runaka akabasha gukunda umwenda wawe akabasha gukunda outfit yawe akabasha gukunda ibintu byawe akawambara akagenda yishimye it's enough uba wumva wishimye uba wumva unezerewe kandi niwo wambitse yishimye tugendera ku mukiriya umukiriya atishimye ibintu byanjye biba biri cheapest biba biri low cost ariko iyo umukiriya yishimye it's enough ni ukuvuga ati uba ugomba gukomeza forwardinga ariko nk'ubu ngubwo nkwiriye kumenya ati Yakamwana the secondary the which color can choose gusa amakaranje wamuhaye ndabona biri fit kubera ko namuhitemo yatangiye umwenda avuga ngo n'abakobwa ariko nawe ugezemo aravuga ati se ubundi nabonye yakakunda ibintu biri super bituma ba relax kabisa ndi gapana wa mwenda umfashe cyane hano rwose urumva ndi guhumeka byeka yes Yakamwana ubwo rero ikintu nawe gisigaye twagusaba ngenda kigusaba kwako nyegeze gukoresha ikiganiro mbwa ngo ngiye kudeliveringa imyenda niba umuntu muri kigukorana content rarangira mu gihe amafaranga yatarashiramo ufite no kumucururiza so ashobora guhereza imyenda ukamumurikira hanze kuko nyina kuba yaguhisemo nyina nabonye wagira ngo abonye ikiganiro twakoranye ndavuga ati Yakamwana yinjiye muri fashion today agize imana yo guhura nawe unashimye n'ibintu akora so Hagen nawe ikintu nagusaba no kugira ngo ukomeze wongere ubushobozi bwo gutandukana Yakamwana thank you
thank you ziko ibyiza biri imbere. Reka mbabwire ngo Vibes TV ikiganiro nakagaruka, mbashimira kuba buriya Yakamwana yakwiye kuza asanga ari itangazamakuru akavuga ati we ntago ngiri bukore ngiye muraza kuncuruza kubera iki kucyo wamamagaye dusanzwe dukorana kandi uyu nawe ni umuntu wanjye there is no problem. Ariko kuba yahageze akavuga ati njyewe ndabyemera nta kibazo, urumva nta kibazo yaba izo interview muzifata, ariko ngiye cyanzanye n'ubundi nazanye kuri gahunda yawe nyambika, arabyishimiye, yabwiye byiza bw'Abanyarwanda. Ndakeka ko ibyo ari ibintu byiza twakwiye kwishimira. Reka mbashimire rero, yaba wowe ubafashe umwanya wawe, ubafashe umwanya wo gutekereza ku bandi bantu, nawe abafashe umwanya wo guha agaciro ibintu byawe, kuko nawe ndabizi ni umuntu uteza impano imbere, akavuga ati uyu muntu afite impano, reka muteze imbere. Reka mbashimire. Nicyo wabwira Abanyarwanda rero dusoza? Ikintu nabwira Abanyarwanda nsoza, cyane cyane njye nirefera ku babyeyi. Mubyeyi uri kureba ikiganiro kuri Vibes TV, umwana ufite impano uri kureba kuri Vibes TV, mubyeyi shyigikira umwana wawe. Niba ubona hari ikinazi, nubona hari ikinazi gukora, mushyigikire. Utagendeye gutya mushyigikire. Basi se ufite ubushobozi, ufite amafaranga yo kuba wamuhanga akore, ariko mubwira ati ibi bintu ukora uri mu murongo muzima, ibi bintu ukora uri gukora ibintu byiza. Icyo gihe nawe mwongera imbaraga zo kuba yakora ibintu bigiye bitandukanye. Mbwira umuntu ufite impano akomeza ashyiremo imbaraga, yirinde gucika intege, cyane cyane nkanjye ikinci intege, unci intege niwe motivation wanjye. Niba umbwiye ati ntago uzi kudoda, mu gitondo ndabyuka nkashaka uburyo menya kudoda. Ntago uzi gushushanya, nshaka uburyo mu gitondo ndamenya gushushanya. Urumva unci intege aba gukomeza ngira strong, aba ari kunkuraje. Ikindi, social media zifasha abana bagenda bazamuka, ba upcoming like Vibes TV. Nk'ibiganiro nagiye nkurikirana byagiye bitambuka mu social media, bagerageze gufasha abantu bakizamuka, ba upcoming bagenda bazamuka nkuko Vibes TV ibikora. Badufashe tugende dutere intambwe. Erega nanjye wamfashije nkagera ku rundi rwego, nkavuga ati ngiye nazamuye na Vibes TV, nayo nindi shema. Ari hasi nawe itazamuka. Dufashanye, kandi ntagire umuntu wigunga ngo ashaka gukora ku giti cyawe wenyine. Korana na mugenzi wawe, nibwo murabona iki umusaruro mwinshi. Murakoze cyane. Tubwire kugira tubivireho rimwe, tubwire social media zawe, ubundi deni ohereze na Yakamwana atubwire iki ku mutima we dusoza ikiganiro. Social media zanjye, Facebook Hagenimana Jean, amazina yanjye. Instagram ni Hejins, Twitter ni Hejins, TikTok ni Hejins. Contact zanjye 078 8 335 19. Iyo ni call. WhatsApp ni 078 11 31 855. Murakoze cyane. Nshimira Yakamwana. Ndagushimiye cyane. Yakamwana, agira ikintu ubwira Abanyarwanda na closing ikiganiro nasoza, kandi tugushimira nawe ubwitange udahwema guhereza Vibes TV. Icyo nabwira Abanyarwanda gusa, aba bantu bakwiye kudusapotinga, by'umwihariko abantu bafite channel ziri hejuru, bano ba TV show, ba Irene, ba Sabe, mureke ibintu by'ubugona, muzamura abana. Aba bana n'Abanyarwanda, nuzamura umunyarwanda, nawe ubwawe uzaba uri kwizamura, kuri no kuzamura igihugu muri rusange. So mukunda Abanyarwanda nkuko natwe turi Abanyarwanda, dukundane, dufatanye. Ibintu by'ubugona niba waragize amahirwe ukazamuka, zamura n'abandi. Thank you very much. Reka mabwira ngo iyi ari Vibes TV, twa turi kumwe na Yakamwana ndetse na Hygiene. Ngira ngo Yakamwana si ubwa mbere avuze no jambo, kandi si n'ubwa mbere yafasha Abanyarwanda. Reka mbabwire ngo abapeti b'abapcoming benshi Yakamwana ajya bafasha, ariko mbabwira ngo gahunda ni akagaruka, ibiganiro nakagaruka. Mbabwira ngo kuri subscribe, like and share, comment, and then uhita umenya ko ari kuri Vibes TV, every smile count. Niba ufite impano rero twandikire, jyamo hariya. Twa turi kumwe rero na Vision Music studio, ikora studio irimo gukora imiziki igezweho cyangwa se imeze neza. Bagane rero bakora no ku Gisozi, nimero yabo 0788255930. Twa turi kumwe na Zebra Switch kuri kamera. Mbabwira ngo ganiro nakagaruka. Mbabwira ngo niba ufite impano weho tugane, ubundi tukwereke Abanyarwanda. Niba ufite igikorwa gifatika, nyabuneka nibwo mpamagaye n'umwapcoming, ni wa muntu ufite ikintu yabwa Abanyarwanda kandi kimeze neza. Reka mbashimire rero, mbashimire gukomeza gukora like and share. Mbabwire ngo kandi mufashe impano z'Abanyarwanda, mugabanye injari nkuko Yakamwana yabivuze. Thank you very much.